Welcome to today's lesson. In this lesson, I'm going to teach you some unusual and compound verbs that we use in English. And those compound verbs are the ones also that we call phrasal verbs. Isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga amagambo utakunze kubona cyangwa amagambo utamenye mu Cyongereza, urugero nko kwitsamura, gusepfura, kwayura. Those are the words that you are not usually used in English, and most of the time you don't hear them. But in this lesson, you're going to know these words and how they're used in the sentences. Okay, ayo magambo rero ni amagambo akunze gukoreshwa ku buryo bwose ushobora kurikenera kurivuga rero ugasanga ntabwo iyo nshinga iri kuza yihuse. Rero ahangaha tugiye kwiga ayo magambo uburyo akoreshwamo, ndetse turaza kwiga n'inshinga ziba zitari ijambo rimwe ahubwo zishobora gukorana na prepositions, noneho bikaba byagira igisobanuro kindi bisobanura arizo twita phrasal verbs. Okay, let's get started. Nende kubabwira ku ntego z'iri somo, we are going to learn unusual activities cyangwa se actions zibaho bitewe n'ikintu umuntu ari gukora. Izo rero ngiye kwiga, turaza kwiga izo compound verbs cyangwa se twakwita nka phrasal verbs, harimo nka wake up, give up, look after ndetse n'izindi nyinshi. Turaza kwiga uburyo baziconjugatinga muri present, past ndetse na future. Ikindi turaza kuzikoresha mu nteruro cyangwa se umenye urugero. Get started. For unusual verbs that we have in our daily actions, for example, we have to sneeze. I want you to repeat: sneeze, sneeze, sneeze. No kwitsamura, to sneeze, to sneeze. I know, niba ubizi ni uko nguko bigenda. Iyo umuntu yitsamuye bavuga ari sneeze, she sneezes. Urugero hano dufite she sneezes loudly, yitsamura cyane. Tukaza kugira urundi yindi nshinga ya curve, curve. He curved all night, yakora ijoro ryose, gukorora. Yawn, yawn, kwayura, yawn, yawn. The baby is yawning, ni kwayura. Tukajya twita snore, snore, snore. Father snores, my father snores, Papa Kugona. Get this one. Snore, no Kugona. Ubundi nshinga dufite izindi nshinga zidakunze gukoreshwa dufite hiccup. Hiccup ni ugusepfura cyangwa se twakwita isepfu, nizo twita hiccups. I had hiccups after soda. Nagize isepfu maze nywa agafanta. Hiccup, hiccup ni ugusepfura. Tukagira indi nshinga twita whistle, whistle, gushongoza cyangwa se kuvugiriza. Hangana hano umuntu ashobora kuririmba indirimbo ari mu gushongoza. Urugero nkaba nagira ngo ubwo ndi gushongoza cyane kuvugiriza, ariko hari indirimbo runaka ni kuririmba. Tukagira yindi nshinga yitwa murmur, murmur, murmur cyangwa se to whisper, to murmur cyangwa to whisper. Hangaha ni ukongorera. They murmured in class, bakongorera mu ishuri. They murmured in class. Yindi nshinga dufite niyo twita groan, groan. Aha ni ukuniha, kuniha cyangwa se kuganya, kuniha, to groan. She's groaning, ali kuniha. Urugero hano dufite ni he groaned in pain, yaranishye mu bubabare, yari ari kubabara. Tukagira izindi nshinga noneho twita compound verbs cyangwa se phrasal verbs. Izi verbs ni inshinga zisanzwe tuzi ariko zishobora kugira ikindi gisobanuro dushyizeho iki preposition. Urugero dufite hano ni nka wake up, kubyuka. To wake ni ugukanguka, noneho wake up ni ukubyuka. Gukanguka, she's awake, yakangutse. Then she waked up, yabyutse. You got this? Hano urugero dufite ni wake up at 6 a.m. mbyuka saa 12. Aha tukaza tukagira iyo twita wake, ni verb isanzwe. Tukagira na woken. Ahangaha inshinga rero turi kwitondora n'ubundi dutondagura ya nshinga isanzwe wake, tukagumana ya preposition dufite. Ubwo urugero njya kuvuga ngo urugero yabyutse kare,
yabyutse kandi avuga ngo she woke up earlier. None nzaba nakoresha ya work nk'ibisanzwe nka past ya work. Yindi nshinga dufite ni twita give up. Give up. Give up. Aha ni ukureka. Kureka ikintu ukakivaho. Cyangwa se twakwita kuzinukwa ikintu ukakivaho. To give up. Kukireka. Don't give up. Ntucike intege cyangwa ho. Kinyarwanda bavuga ngo ntuve ku bintu. Don't give up. So hano tukagira past ya gave ndetse na past participle ya given. Mu gihe turi gutondagura muri perfect, abizi ko dukoresha past participle, niyo mpamvu given uba ugomba kuba uyizi uburyo igomba gukoreshwa hariya. Tukagira na past isanzwe ariyo gave. Tukagira n'inshinga yitwa look after. Ni ukwita ku kintu runaka. To look after a child. Kwita ku mwana, to look after my girlfriend, kwita ku mukunzi wanjye umukobwa. She looks after her sister. Yita kuri mushiki we cyangwa se ku muvandimwe we. She look after her sister. Yita ku muvandimwe we. Look n'undi ni ibisanzwe muri past tuvuga looked, no muri past participle looked. You get? Tukagira inshinga ya learn into. Learn into no guhura n'umuntu nyine bitunguranye mugakubitana. Kinyarwanda rero twavuga ngo gukubitana. I learn into my friend. Nakubitanye n'inshuti yanjye. I learn into my friend. No gukubitana n'umuntu mwarimu utaruzi ko muri buhure. I learn into my friend. Learn. Past yayo ni learn nkuko twabibonye. I learn. Noneho tukagira na learn. Mu kubisoma n'ubundi bisoma kimwe nuko byandikwa bitandukanye. Run. Okay, go. Kare ku izi nshinga uburyo zishobora gukoreshwa. Uburyo bwa advanced tugira izo twita idioms. Ku bantu bari advanced mu rurimi rw'Icyongereza, arugero nka give up on someone. Give up on someone ni ukureka umuntu burundu ukamureka. Izo tuzita idioms. Tukagira yindi idiom, I wake up into reality. No kumenya ukuri, wake up to reality. Cyangwa kubona ukuri kwa nyako nyine ukuri kugomba gusanzwe cyangwa kuzwi. Wake up to reality. I waked up to reality nishobora kuba inshinga buki buri advance cyangwa se ngo I gave up on someone. Ni ukureka umuntu naramuretse. Tukaza tukagira learn into problems. No guhura n'ibibazo, no kugira mu bibazo. I learn into problems. Rero naho no guhura n'ibibazo, kwisanga mu bibazo. Tabitegura gukabyisanga mu guhura n'ibibazo. Aha no mu buryo bwa advanced uburyo ushobora gukoresha zino nshinga. Tukagira n'izo twita collocations, naho noneho inshinga bishobora kugendana n'izina abundi biganura ikindi kintu. Urugero dufite to catch a cold. To catch a cold aha ni ko umuntu ashobora kurwara ibicurane. To catch a cold ni urwara ibicurane aho uba ukorora unitsamura. To catch a cold. To fall asleep no gusinzira. Ibi bigendera no kuba wayura cyangwa wayura unagwana nyine wakundu utangira gusinzira, nibyo twita fall asleep, kutangira gusinzira. Kwa kuntu umuntu abananiwe rwose yaguye agacuho. To fall asleep twabyitenda nko kugwa agacuho. Nakiza tuvuge ko ari ukugwa agacuho. Then tukagira uburyo bwo kuziconjugatinga as I told you in present no muri tonagwa bisanzwe. Sneeze ariyo kwitsamura. Tuvuga I sneeze every morning. Itsamura mu gitondo. I sneeze yesterday. Nitsamuye ejo hashize. Future muri future tukavuga I will sneeze again. Nzitsamura nanone ngo ni mu gihe kizaza. Then tukagira I am sneezing now. Kwitsamura ubu. Ubundi tukagira na za twita phrasal verbs, nazo uburyo zitondagura nabibabwiye. Tunabwiye ko dutondagura verb no tukagumana preposition kimeze. Ubwanga dufite I wake up early muri present. Tukagira muri past I woke up late, nabyutse bitinze. Muri future I wake up at 6, nzabyuka saa 12. Then tukagira continuous I am waking up now, ndikubyuka ubu. This is how we conjugate those verbs in different tenses. Kuzitondagurwa use past participle yazo, ukabuzi past participle yazo, ukabuzi past yazo cyane kubona undi wasitondwa nk'ibisanzwe.
So let's get continue. Let's get to the end. Reka tube twagera ku musozo kadukomeze muri tugere ku musozo. Dusubiramo rero ku byo twabonye ko muri unusual verbs ziba zisobanura ibikorwa bitandukanye bikorwa n'umubiri w'umuntu mu buryo bwa buri munsi, harimo kwitsamura, kwayura, gukorora n'izindi nk'izo. Tukagira compound verbs that change meaning with prepositions. Compound verbs noneho zihindura ibisobanuro bitewe na prepositions ziri kumwe. Tukaza rero kubona uburyo bwiza bwo kugira ngo umenye izi nteruro cyangwa se umenye izi nshinga, uburyo bwo kuzikoresha nuko ugomba kuzikoresha buri gihe muri tenses zazo, ndetse ukashaka kumenya icyo uwashaka gusobanura nyine ukakivuga neza. Ikindi nuko wajya uzikoresha mu biganiro byawe bya buri munsi, atari ukubimemorizinga mu mutwe ngo uzifate mu mutwe. No, zikoreshe mu biganiro byawe bya buri munsi, biragufasha kugira ngo ubashe kugenda uzibuka. Icyo nakubwira rero, niba wakunze isomo ry'uyu munsi, nagira ngo ngusabe ukande subscribe tuzongera gucikwa n'amasomo tugenda tuguha udana kuri na YouTube channel. Me, I was your teacher Isaac, and I love you so much. And if you love something here in this lesson, niba hari ikintu wakunze muri iri somo kitubwira muri comments, or if there is any unusual verb that you learned today or love surprise, you type it in the comments. Niba hari verb wabonye itasanzwe yagutangaje, uyandike muri comments. Ubundi nababwira dusubire muri video y'ubutaha. Uramutse wifuza kwiga Icyongereza ku buryo bw'umwihariko, tukagufasha umunsi ku munsi ukiga ukamenya Icyongereza mu gihe gito cyane cy'amezi 3, ukabukira rwose nk'uwakivukiyemo, wigiye online aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri Uganda, waba uri Kenya, waba uri United States, aho waba uri hose ukabona ukeneye gukoresha ururimi rw'Icyongereza, waba ushaka kugikoresha mu kazi, waba ushaka gukoresha ufasha abana bawe, icyo waba ushaka kugikoresha muri business ugiye kurangura n'ahandi, turagufasha ukamenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane. Abantu batinya kuvugira mu ruhame, namwe turabafasha kugira ngo utinye kuvugira mu ruhame uvuga Icyongereza neza nk'ubakivukiye. Wasubona amakuru yose kuri website yacu ya www.expertgrowthguide.com, cyangwa se ukawanyandikira kuri WhatsApp kuri gateranya 250 ubundi tukagufasha ukamenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane ku mafaranga atari menshi rwose. Kwinjira muri VIP class ubundi tukagufasha ukamenya ururimi he gitoya. Murakoze cyane mwe twabanye. I hope to see you next time in the long lessons. What I may tell is that I love you, and I would like to see you speaking English very well, speaking English fluently, because I know you can do that. I know you are capable of doing many things that you didn't know that you can do when you have the right support, when you have the right resources, as I am ready to help you with all these resources that you need for you to master English language and be able to speak it fluently, whether you are alone or in public, because I believe that you can do that. Thank you so much. See you next time.